Ndi papa SAVA. Umunsi ndamwigifanta. Manu! Naje humura. Manu, Joseph. Kwaje muri VIP7 noneho musa. Cyane narahinze ndeza. Ahubwo ndashaka uzanira igifanta. Kinini. Kimwe kinini cyane. Ndakize nyine uguje kurya y'umusaruro nyine. Ahubwo gira vuba mfite inyota. Ikonje se cyangwa ishyushye? Ikonje unzanire n'igikombe n'ikiyiko. Banguka. Ibindi ndabikubwira. Isukari biri maze aje muri isukari. Oya yuzana ikiyiko ariko. Ikiyiko, ikirahuri n'igifanta kinini. None se ugifata kinini kuko numva uri kugitsindagira ubwo iki uri kuvuga? Kinini kimwe cyo mu gicupa cya plastique. Nago mugifite se? Nago hano ni mu kabari bro. Genda ukinshakire nicyo cyonyine. Nta kindi nawe. Irukanka. Kutirukanka. Icyo kintu se koko? N'igikombe n'ibiki? None se wamwe hari n'ibindi binini biri mwaye ntiwabinyweye. Ariko ntabwo uri kunyumva. Shaka igifanta kinini gusa. Igikombe n'ikiyiko. Banguka. Hanza wejeje koko. Sinzi ko nzicara muri VIP. Twone baturya. Hega hano heza we. Twajyana mu ijuru. Ese kutabanguka? Uziko nzanye icyo bose kuzakiriza abashyitsi ejo. Ibindi igikombe si icyo washakaga. Nta kibazo igende. Kuki kugishyize hasi se? Gendere nta kibazo. Nuko bisanzwe se? Ntabwo ari uko bisanzwe. Ndamuri kumagaze hejuru se? Mbere mbibonye. Manu genda nta kibazo. Zane n'umunyu se? Nta kibazo. Oya genda. Ibindi ndi gukeneye ndakubwira. Bega umutobe. Ni byiza. Meze neza. Tuhuza neza. Bravo. Ese kutinya kusuhuza kwe? Nta kibazo. Bite sibise kuri kumwe ibintu kirise yishyuye kumwe Imana nyagasani none. Ibi ni ibiki uri kumwe? Mo fanta mu gikombe? Naga fanta. Manu. Reka bakuzane igikombe cyawe. Ariko yari kire yanjye. Ariko nta kibazo. Manu! Enda banguka. Amukunyu nashaka gakira amukunyu. Manu, biteze.
Bimeze bite? Sawa. Bazana iki gikombe cya kabiri. Muzanire igikombe nawe yinywereho nta gikombe nzana ikirahure. Nta kibazo muzanire. Iki kirahure. Nzana ikirahure nanjye uri kuri fanta. Biteze. Ni byiza. Muzi neza. Nze kutandeba. Tandeba. Nakubonye. Oya ndeba. Nakubonye. Neze ko ufite isoni. Nta kibazo. Shandeba. Nakubonye. Ese Manu ikiko n'iki genda kwishikirahure gusa. Kiko kirayiryoshya. Twari byabo. Ko nanzi ko araga kanu gashya mwavuga. Tukira ariko da. Naguze mwakira abakiriya sukira mwana. Ase Manu tukira. Manu waje utanga kera. Ni byiza. Neze neza. Ese wandebye. Manu, ngaho genda rero. Manu igendere nta kibazo. None Shani byiza. Sikurimo gutitira. Nta kibazo. Wasanga ari imbeho. Oya. Abrasaya. Komana yanjye. Oya. Ariko ako nawe mana. Yesu wakujye hano. Nta kibazo. Reba neza ariko hano. Neza uratiya. Oya. Meze neza se. Meze neza. Ndeba ariko. Nakubonye. Akurasa neza, wambaye neza. Urakoze. Wambaye ibintu nyine biri simple, byiza nyine byo gusohokana. Biteze. Bite boga. Ni byiza. Bite. Kusa neza. Urakoze. Adede kahise. Mfasibyo. Simagaze neza. Murambona. Uhagaze neza pe. Ahubwo reka tubahereza agafoto sibyo? Gira bwabuse. Ariko kandi mufata agaposta nyine namwe nk'abantu ariko mwegera. Sibyo mwegera. Ise ko yagutinye. Wow. Kahise turayibereka. Atongera sha. Nakandi. Aho kumwe murekere muri kunera isoni. Okay, wese mwere. Wamukubita nakandi. Soni umuntu w'umugagira isoni. Aha. Kahise dada ikuye dere ngiyi. Kahise turayipostinga. Mwana we. Wow. Shamu ni mubikore. Madede. Neza. Katizende. Turavugana ndababona ko burakeye. Byarangiye kwifotoza se. Bakomeze ye twirire show. Wakakubwiye ngo tujye kubyina ariko turabona umwana muze. Meze neza. Yego meze neza. Nise kushyushye. Ni komora. Nutinda ariko. Nyine reba hano gutya. Nyine ndeba neza. Gira hano gusa. Reba mwana. Ndeba please. Urakoze. Ndeba. Ariko wibagiwe ko dufite fanta. Madederi. Sasa. Biteze. Meze neza. Ususu. Sasa. Meze neza. Sha umeze neza pe. Sasa.
turi kumwe umva reka njye muri boîte ahangaha mbuze amagambo nayo wabona wese wayabona nanjye nayabuze sawa sasa ndeba ariko se wansekeye ndeba basi niyese kundeba uri gusekera abavaze sekundeba meze neza ariko ubwo ari umugabo uri gupfuka ndi kumukoramo mugenda bupfuka simbizi nta mavuta menshi Madu, Hi. biteze Umeze ute? meze bon sumbona se Hi. Umeze ute? meze neza Ndananiwe koko. uvuye he Umva mvuye mu rugo sha uzi ibintu bimbayeho. Ibaze ko ngeze hariya hepfo handi tubanza gukatira tuzamuka hano. Imodoka nsanga nibagiye telefone mu rugo. yego Ndahamagara nkoresheje agatelefone gato ndamwenda mu mbabere mu bwana telefone yanjye nyisize kuko niyo nishyurisha. mwana yanjye nka data Madu nuko nyine Manu wazanye serviette nuko nonese hanyuma buretse bazanye serviette nta kibazo Umva nyine nkomeze kwibwira sha nyine bita bituma nsubiye mu rugo ubu ngubu ndasanga DJ indirimbo yanjye yayirangije kandi urabizi ukuntu uriya mu DJ ahera ku mapiano ntabwo mbizi basasa bahageze sasa yaje ntabwo bishoboka sasa yaje nyashi yaje umva bose barahari nese Madu urambona ariko uratubona Dede. nawe ubwiye ngo uduhe serviette Mbahe. sana kandi wanagure hano Manu byihore nta kibazo wanagure hano kumeza mama Se Madede. oui Madede. oui Samara ushaka iki? Manu ngaho genda niba utabishoboye. Ese akazi kawe ntabwo kazi. Urambaza iki? Ndakubwiye ngo uzana akantu ko guharagura hano ku meza. Umva ngo bazanye. Manu ubugiye. Genda ihute. Manu genda. Manu wimbaza genda. Manu wambabara ukagenda. Turi kwa kanga uyu munsi. Manu mbabara ugiye gutangira twa tugambo twawe. Manu genda. Ukajya wivanga. Yashize ivuga. ni sawa Meze neza. Biragenda. nta kibazo Neza ko numva yashyushye umubiri wose. Biteze. Meze neza. amakuru Ni meza. ansubize asubiza abantu n'abareba Edisheri wanjye. oya ariko wibeshya wibabeshya nihakana oya ni turi kuganira barato none se amakuru yawe kubazo ntabwo ari wowe Hirya gatoya twicare neza urumva uri kumva. amakuru ese ndeba ngo ni meza meze neza yego Uramubona? yego Uramubona ute? ndabona neza naba nawe Uratubona? Okay. harya se wambwiye ko wahinze wahinze iki ibigori ubuhinzi yego cyane Twebwe tuzi kwiteza imbere. umbwira se hari ikiro kigeze kuri angahe 500 ntabwo gihenze nese ko nshaka kurangura
nta kibazo uzagaruke kundeba ngaze kureba ryari ko se ibyo ni ibintu kuko uzaje wazi mu rugo sasa nkibariza ko nshaka kujya kurangura aje mudede oui ubaze mu ibihe byiza ari urakoze urakoze ese nk'uyu nguyu yagiye bisigaye mu kazi kuza kubyikorera barafanga natinze ahubwo Igiti gisaka bisa. Yego cuguse sha. Umva. Bendo. mano duhanagurije duhana nisi turihanagurira Sugune. Ubundi se nabonaga muri mukomba bigashiraho. Sibye kurushya manodi. mano wagira ibikureba Oya. Ntabwo byoroshye ndabona uzi ubu ni umuhinzi nawe ndabona uri umworozi ku bigendanye n'amatungo gutera imiti kuzagaza no kuzikama ashobora kuba umuhanga mano wavuye hano ukagenda wasaziwe se mano wagiye aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi ako manu mugashyanuke aticara neza mama batambaro kanje kataza kujya ya myanda yawe ari byawe manu wagiye wavuye hano manu wagiye kusagarira madede ko ibyumba bihari wari manu wavuye hano sunyira ingabo noneho turabisengera tuvuga iki nyabizinga umunani none se manu dimwe yarasaze ndaka gatatuwaje ni keza akamwe ko washize hano none se wase twajya muri boîte twajya kubyina ntabwo njya mbyina ndakwigisha oya ntabwo mbyina ndakuzi warebye mama yambujije kubyina mu kabari shandebe ndebe umeze ute umeze sha tugenda please barambujije oya barambujije ndabishaka ko tugenda babari basi genda uransanga oya tugenda Madudu sasa umva tugende kubyina mwana tugende muri boîte kubyina tugende ngwino umva bya bintu birakora wa muntu ni muzima oya ni muzima ntabwo bishoboka munyishure ndahaguruka akazi kanjye ndakurangiye nabitwereka akazi kanjye oya bitwereke haguruka ibyo yikoresha bamaze mbabwire noneho yewe we bya bindi mwivugisha ngo umuntu ngo ni iki ngo ni ikiremba simwebwe ahubwo wowe uzagufata yari uzagufata ese muri oya buri wese atanze igitekerezo cye cyumvikane murimo muravugira rimwe ibitekerezo byanyu ntibyumvikane wewe wambwiye ngo iki njye ni sasa wabimbwiye ariko sasa wavuze ngo iki utangiye twese twarabivuze wowe bavuze ngo njye ntabwo nemera ko
gahunda na gahunda ikora fresh wavuze ngo nakubeshye narabivuze ariko nkeneye kwibonera wowe wavuze ngo iki ngiye kambabwiza ukuri nanjye nabyumvisha aho ngaho ariko nabona nyine ukuna icyo niboneye uyu muntu yakuvunira umuheto yakugarika yakwangaza yakwahagiza yakwica ukamira ukazira ukuntu yari yatangiye wabonye ariko ntakizi ukuntu yari ameze ngo iki ni umwumbati oya Manu soka ibi ni iby'abakobwa ntabwo kureba uramanu rwose nave hano rwose muranyiruka nanjye mva hanga hajya hemwe ariko bari kutajya wowe okay noneho munyishyure ngende none muravuze ko sinza gutabara ako mumureka kume mukagoroba kababyiye sawa we no ukabyaye we mama nuzi so nawe umukobwa mugenzi wawe okay nimba umukobwa mugenzi wawe tugende mu cyumba Solange we genda kwanga mu cyumba wawe se Manu Solange Manuel n'umwumbati ni kokombure n'umuvu oya nawe kokombure yigize ntayo okay oya hari kokombure kaba karanze gukura oya umwumbati ukawugereranya na kokombure ya yindi ya mbere nimero ya mbere ariko yakuyeho tukareba nicaye neza nk'abagabo sibyo reba ukuntu yicaye mbabwire uyu muntu ntabwo ari iki reka mbabwize ukuri umureza amafaranga madede reka nkubwize ukuri buriya umuntu nazajya akora mujye mumuhemba madede akira urayakwiriye akira naya urayakwiriye uretse ariko ndaje ndaguhe mereza nyine iki ni ikimenyetso reka cyo kubumba uko siniboneye bitanu kubera iki nese njya ngaho ukamwegera waje ugakoraho mereza koraho usko setsa ashaka bise mereza amafaranga ese ko muyama mwanga kandi barabyenze yafate madede akose madugira vuba muziba aho ngaho igihe mwasakurije mwari muri gukinira ku buzima bwanjye washya no nawe uri muri ba bandi bavuga ko ndi ikirembe waje wicara hano umbonamo nk'inzanga ugira ngo ntago ndi umuntu ndagira ngo ubwire ko bagushuka nawe ubwawe urishuka Manu ibi ntago byarangirira ariko twabikemuye mukineye ku buzima bw'umuntu ejo n'ejo bundi mwabikorera n'undi muntu nta soni mbaye ikiremba se bibatwaye iki Manu ndi hano ariko sobuja ari oya sobuja naho hari uwo mubati wawe bawurye se ko umuhinzi ni wowe nyiri iyi nzu reka nkubwire naje hano nimereye neza nari naragurishije imyaka yanjye mbona amafaranga nikundira igifanta ndabiyamye mu nzibeho nikundira igifanta mba ndaje hano muri VIP ni ubwa mbere nari mageze saba ko banzanira igifanta ndinywera ngiye kubona mbona iri shyano rije rinyicara impande ngira ngo ni urukundo riza rinyikubakubaho rinyisomesha rinsiga ibintu nazi urumva noneho kumbi bari batanze amafaranga ngo bampime ngo barebe ubuzima bwanjye barebe ko ndemara urabemeje ariko pe ndabemeje ubwo uri kumva ibyo ari ibintu gukinira ku buzima bw'umuntu uwo nawe wari ufite rupima demare rudemarere njye papa sava ibi ntabwo ndi bubyumve ariko madederi papa sava madederi ni mubi uzi ukuntu yakaragaga akamanura intoki akazamura agakaraga umva none reka nkwereke n'abantu baba bafite icyo kibazo uzi ko banatanze amafaranga n'uwo afite ikibazo akifite oya nabibonaga hariya batangaga nayo ni ukugira ngo barebe ubuzima bwanjye ngo barebe ko ugira ubwenge barebe ko pinusi shibu afite ubwenge ariko bose ushobora gusanga n'uyu musore ko afite icyo kibazo ariko madederi bitewe na tekinike yagiye akoresha akazamura ibintu by'imyakura ibintu by'imisemburo bikazamuka umuntu agahita bamuzima ubu se ndataha ameze kuko madederi ukuntu yapipyinyuraga mbega umukobwa ariko muzi ko ibyo bintu bihanirwa barafu muzi ko ibyo bintu bihanirwa
uratinyuka ukaza kubetingira ku buzima bw'umuntu muri rusange bose bayaguhaye se erega mumaze kwigira inshinzi dore inshege hano ese bashaka kubagira cyangwa bashakaga uwo bagira kandi ubwo abayindukiranya akabamo ugashyenda akabashyendagura mwaza mutaka ngo byabereye ahangaha amafaranga waguhaye ni ayahe ubwo niyo wakoreraga ayo makosa ubwo se umuntu wakoresheje ibyo wararya amangahe cyo gahanga ugira inama uzibeshye ubikore nko kuri hatungi yababura none se papa Sava ayo mafaranga bari reka rero mbagira inama bayamaye ko yari amakosa gukinisha ubuzima bw'umuntu uko bwaba buri kose uti wenda ntabona uti wenda ntagira ate nk'ibyo ngibyo ntagira ate ukajya no kubikorera mu ruhame none ugeze no ku myanya myibarukiro hako warambaye muko bazi kuyiyora niba baguteje intoki wakoreshagaho nka mwese ni mu byumve nyine sibyo mwashakaga muza n'ibiganza mushyiraho ibiganza mu byumve njye nta kibazo mwabura nese guki ngaho umva amadede umva sha tuza reka burya imanza ntabwo ari ikintu umuntu yakwifuza guhoramo ariko ubwo batakwishe n'ubwo bagushinyaguriye abagabo twatubibonye birangira n'abaheze se wabihore ngenda basabira imbabazi ubwo ayo mafaranga ntibayaguye nk'ikiru muhereza ayo mafaranga nyuma y'amafaranga ibishoboka byose bitanze ukora ku bintu byawe bitanze yikoragaho Sava none se ubwo naba nkoreye ubusa ngwino ukora ku byanjye bwacira wenda akora hano nganyishyura igitekerezo cyiza yamuhereza uze ukore ku byanjye witange ukore ku byanjye madede afite igitekerezo muhereza amafaranga ushaka papa Sava ko atari kuyama ufite uburenganzira ujye kubibwira abashinzwe muhereza amafaranga nta nubwo mufite isoni y'uko abakobwa nkamwe muri iki kigero abantu babavuga bakavuga yuko musigaye muhereza amafaranga ibihumbi 50 yashire hano muhereza amafaranga ibihumbi 50 urohamagara abashinzwe umutekano twavuga muso cyanga toka madede nanjye sindi muzimu uzaza upime nanjye uzaza upime ntabwo ndi turi iminwa mu biki ndavuze ngo soka fata telefone ukajya muza kunkorera amakosa mu kabari sobanura ariko no bapimye amasaha 3 nawe zakona ko n'ubugamba ahubwo genda ushire inkoko nimara agahinda sha bansigi inkoko papa Sava umuntu wampimye isaha ya mbere ya kabiri ya gatatu we ntiyabishakaga mushyirire w'inkoko nirire abanze yishyira ibya mbere amafaranga nayo afite ufite ikihe kibazo genda ushire mushyirire w'inkoko ariko bega amashyano dore amashyano ahubwo wereka mugira inama uzabwire hajye haza umwe apima undi apima iwawe mu rugo iyo nama yakora urebe ko bazaza zashiduka by'abana 18 mu mwaka umwe uwo mushinga ngiye kuwutangira erega nawe urasetsa ufite iki subagaburira singaye amafaranga se igihwene ni bari